Imana ishaka kumenya uyu munsi icyo ukorera abandi n'icyo Imana igukorera nawe. Soma Efeso igice cya 6 umurongo wa 8. Ko muzi yuko umuntu wese iyo akoze ikintu cyiza azakiturwa n'umwami, yaba imbata cyangwa umudendezo. Iri hame ryangiyemo ku buryo kugira ngo urinkuremo bishobora kukugora cyane. Mu minsi yashize twari turimo kuganira n'umuntu wanjye wa bugufi. Ndibuka ko twari turi kuganira ku bintu bijyanye n'ubufasha akunda gutanga ku bantu batuye mu gace kamwe. Byatumye ngira umunezero uvanze n'ibitwenge kuko muri rusange nkunda guseka. Nk'umujyanama wanjye yampaye yangiriye inama yuko ngomba kujya mbikora nk'umuti wo kugira ubuzima bwiza kandi nkaba nabikora igihe cyose mbonye ako kanya. Ubwo yaje kubyibazaho bituma ngerageza kwisobanura. Hamwe no kwisobanura kuri we byahise binyinjiza mu gusoma ikarita. Ibitekerezo byanjye byashushanyije kugira ngo mbashe gukomeza inzira ntayobye ngeze mu migisha Imana yampaye, bitewe n'ukuntu uwo murimo wo kugira icyo ukorera abandi bigahindura ubuzima bwanjye kugeza ku rugero rw'180°. Ndumva barakurikiye icyigisho cyacu kivuga ko ibitekerezo byacu bishushanya inzira kugeza ku nsinzi, bari buze kuza kurushaho gusobanukirwa n'ibingibi tuvuga. Mwene data, ababyeyi bawe cyangwa se inshuti zawe baba barigeze kukubwira yuko ugiriye umuntu neza, iyo neza uyisanga imbere. Ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana yawe ishyiraho umunsi cyangwa se igihe ugomba gusubirana iyo neza wagiriye abandi ku buzima bwawe. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 8 ni urufunguzo rusobanura yuko icyo umuntu akoreye mugenzi we nawe agomba kwitegura kwakira ikindi kintu kivuye ku Mana. Mwene data, itoze kugira neza mu buzima bwawe. Reka gukomeza kuba umunyabugugu n'igisambo. Ahari ibibazo ufite bitarangira wasanga biterwa n'uko wigeze kuba igisambo n'ubunyabugugu mu minsi yashize. Bitekerezeho, nusanga ari duce bugufi hanyuma ufuka musaba Imana imbabazi. Ibyo dufite tuzabisiga muri iyi si, ntabwo tuzabijyana. Kandi gutanga ugaha abandi bizana umugisha. Fasha abakene bagukikije, fasha ababaye iruhande rwawe kuko iyo neza uzayisanga imbere, yaba wowe cyangwa se abagukomokaho. Ijambo ry'Imana riratubwira riti, uko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mu cyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data waboroheje bari hanyuma y'abandi, ari jye mwabikoreye. Soma Matayo igice cya 25 umurongo wa 35 kugeza ku wa 37. Haranira kuguriza Imana, ugirira neza abandi, Imana iguha umugisha. Dusenge. Data, urakoze ko wampaye guhirwa mu by'ubutunzi bwa hano ku isi. Undinde kurya ngahaga nkibagirwa izina ryawe. Undinde kwirengagiza abantu bababaye, umutima wo guca bugufi kandi undinde kwishyira hejuru. Nkakumenya ko nubwo mfite ibintu ariko ntazabijyana mu ijuru cyangwa se kuzimu. Bityo rero nkagora nzirikana yuko ubukire bwo ku mutima ari bwo bwa mbere kandi bufite agaciro kurenza ubukire bwa hano ku isi. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Mwatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelisme@yahoo.com cyangwa se nanone mukatwandikira kuri WhatsApp ukoresheje ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34.